reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu, wowe udahwema kutwereka yuko dukurikiye 5/5 hano ku rubuga rwa Today TV. Tugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka tugushimire wowe utanga igitekerezo cyawe, biduha uburyo bwiza bwo gukoramo amakuru mu buryo buri muntu wese yisangamo. Rero ni iby'agaciro, niyo mpamvu dufashe umwanya kugira ngo tugushimire. Reka tukubwire ngo komeza dukurikire amakuru yose arimo kuvuga mu Rwanda. Turakwizeza ko tuzakugezaho mbere y'abandi kandi bikorohere cyangwa se bigufashe kumenya birimo kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero turagusaba isegonda rimwe ryonyine kugira ngo ukande ijambo subscribe, ni munsi gato ya video urimo kureba, n'ijambo share urikandeho kugira ngo ukwirakwize iyi nkuru kuri benshi bashoboka. Kandi nanone tukubwire ngo igitekerezo cyawe ni ingenzi kuri Today TV kugira ngo tumenye turahindura iki, turakomeza iki, kugira ngo twese dukorane cyangwa se tubagezeho amakuru mwifuza. Ni umusore w'imyaka 23 wo mu murenge wa Gahini, ni mu karere ka Kayonza. Yasanzwe mu muhanda yapfuye, hakekwa ko yaba yakorewe urugomo na bagenzi be baraye basangiye inzoga mu kabari. Murabyumva, ni ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda cyangwa se mu nce zitandukanye zo mu Rwanda. Usanga abantu benshi bicana, barwana, abantu benshi bashakanye bakaba bafitanye ibibazo bigiye bitandukanye, hakavamo no gupfa. Ariko mu by'ukuri ntabwo ikibazo kirabona umuti, dore ko leta nayo isabwa kuba hari ikintu yakora. Tugiye kugezaho aya makuru kugira ngo umenye byinshi leta irimo guteganya. Abayobozi barabivugaho iki? Ese ni ukubera iki uyu musore yaba yishwe muri rusange? Umurambo w'uyu musore wagaragaye mu rukera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 24 2024 mu mudugudu wa Video mu kagari k'Urugarama mu murenge wa Gahini, ahangaha mu karere ka Kayonza. Umurambo mutubarire ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini, Murekezi Claude, yatangarije amakuru igihe dukesha inkuru ko umurambo w'uyu musore wagaragaye mu rukera ubonywe n'abaturage bari bagiye mu mirimo yabo isanzwe. Yavuze ko bakeka ko ashobora kuba yarwanye na bagenzi be basangiye inzoga mu kabari. Yagize ati ni umusore wari kumwe na bagenzi be basangiraga inzoga mu kabari. Bivugwa ko batashye mu masaha ya saa sita z'ijoro. Umuyobozi bwasanze aryamye mu muhanda yanegekaye, hashize iminota mike ahita ashiramo umwuka. Bishoboka ko hari abantu barwanye nawe. Ubu ngubu rero umubiri we twawujyanye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gahini. Gitifu Murekezi yavuze ko iperereza kuri urugomo cyangwa se kuri ibingibi byateje urujijo rukomeye. Iri perereza rero rikomeje, aho bamaze gufata abantu 2 mu gihe abandi 2 nabo basangiye nawe bagishakishwa ngo babazwe n'inzego z'umutekano. Uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda ubusinzi n'urugomo ngo kuko ari byo bikunze guteza umutekano muke. Yagize ati ubutumwa duha abaturage ni uko umutekano bakwiriye kumenya ko ari ingenzi. Abantu bibanze cyangwa se babanze barinde ubuzima bwabo ku giti cyabo, birinde gusinda cyangwa urugomo, kuko nk'uyu musore iyo akurikiranye neza cyangwa ukurikiranye neza usanga ashobora kuba yazize urugomo. Nibirinde rero ubusinzi kuko ari bwo butera urugomo. Kuri uyu murambo w'uyu musore wajyanywe mu buruhukiro by'ibitaro bya Gahini mu gihe inzego z'umutekano zikomeje iperereza ku bantu 4 basangiye n'uyu musore wari utunzwe no gushakisha muri uriya murenge. Kwenda makuru twaguteguriye muri iyi nkuru n'ubundi, mu karere ka Gicumbi umusore w'imyaka 20 yatawe muri yombi akekwaho ubujura nyuma yo gusangwa yasinze mu kabari. Bivugwa ko yaragiye kwibamo. Uyu musore yafashwe mu rukera rwo ku itariki 23 Nzeri 2024 mu kabari k'umucuruzi witwa Muzungu gaherereye mu murenge wa Byumba, akagari ka Gacurabwenge ho mu karere ka Gicumbi.
bikekwa ko yacunze ba nyirakabari bafunze mu masaha ya saa saba z'ijoro, ajya mu bwiherero apfumura igisenge, gusa baza kumusangamo mu rukerera ari kunywa inzoga yasinze. Bamubajije icyamujyanye muri ako kabari, uyu musore yavuze ko yashakaga aho kuryama, gusa yemera ko inzoga zo yazinyweye akanacuranga radiyo kugeza ubwo bamusanzemo. Yagize ati njyewe ninjiye mu bwiherero nshaka aho kuryama kuko ntaho mfite, kwiba ntabwo nkibikora kuko ribu yigeze kumfunga natwaye ihene ebyiri z'umuturage, icyakora inzoga zo nazinyweye. Nyirakabari wavuga ko yatunguwe no kumva ko mu kabari ke harimo umuntu kuko ntawe yigeze asigamo. Muzungu yagize ati njyewe nari nagiye mu giturage numva abana barampamagaye bambaza niba ari jye wasizemo umuntu kandi hakinze, nibwo naje nsanga harafunze koko, twibaza aho yanyuze biratuyobera. Umuntu umwe niwe wagiye mu bwiherero abona aho yatoboye agera kuri parafo cyangwa se muri parafo, niho kumenya uko yinjiye mu nzu cyangwa se mu kabari. Kazungu yakomeje agira ati twasanze acuranga radiyo, yumva umuziki, anasoma ku nzoga zihenze. Aya makuru yemejwe n'umukuru w'umudugudu wa Gacurabwenge witwa Sande Emmanuel, wabwiye itangazamakuru ko uyu musore yahise atabwa muri yombi. Yagize ati byakozwe n'uyu musore ntibyoroshye. Ku ruhande rw'umudugudu wacu dufite urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge. Urabona uyu wavuye Mabare akaza kunyura mu bwiherero agaca hejuru muri parafo, yari no kujya mu nzu nini iyo abona uko agiye. Sande Emmanuel yakomeje asaba ababyeyi gufatanya n'umuyobozi cyangwa se n'abayobozi mu gutegura ejo hazaza h'urubyiruko. Kandi makuru twaguteguriye muri iki gitondo, umugabo wo mu karere ka Rusizi arwariye mu bitaro bya Gihundwe nyuma yo kugerageza kwiyahura inshuro 3. Byabereye mu mudugudu wa Cyapa, akagari ka Burunga, umurenge wa Gihundwe, tariki 20 Nzeri 2024. Amakuru avuga ko uyu mugabo w'imyaka 33 y'amavuko saa 2 z'umugoroba nibwo yatashye, ageze mu rugo asaba ko bamuzanira ibyo kurya mu cyumba, nyina n'abana bajya kurira mu ruganiriro. Ubwo bari bari kurya, umwe mu bana yumvise ikintu kijaganya mu cyumba, ajya kureba icyo ari cyo, asanga ni se umanitse mu mugozi ariko atarasha mu mwuka. Uwo mwana yahise aca umugozi se yari yakoze mu mishumi y'inkweto, akubita agahanga hasi arakomereka bikomeye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeuse yatangaje ko uyu mugabo yahise ajyanwa ku bitaro bya Gihundwe kwitabwaho n'abaganga. Yagize ati saa 2 z'ijoro akigerageza kwiyahura nibwo yahise ajyanwa kwa muganga. Bikekwa ko gitera uyu mugabo kwiyambura ubuzima cyangwa se gushaka kwiyahura ari amakimbirane afitanye n'umugore we, kuko akeka ko uyu mugore wamuca inyuma. Gitifu Ingabire yagize ati abiterwa no kutigirira icyizere cyangwa se ngakigirire uwo bashakanye, akumva ko buri gihe amuca inyuma, akumva yabikemuza kwiyambura ubuzima, ariko sibyo. Kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Umuntu uhora akora ibintu nk'ibyo ntiwamureka ngo birekeraho cyangwa se bihore bityo, kuko amaherezo twazanasanga noneho yiyahuriye mu ishyamba cyangwa se ahandi. Yasabye abaturage kwirinda gukemuza ibibazo bafite ubundi buryo bubashyira mu buzima bwabo mu kaga, cyane cyane gushaka kwiyambura ubuzima cyangwa kugira undi ubwambura. Ku yandi makuru twaguteguriye, umutwe w'iterabwoba wa FDLR urashinjwa kwica abaturage 582 bo muri teritwari ya Karehe, intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe hagati ya Mata ndetse na Nyakanga 2024, umuryango ARPDP tariki ya 21 Nzeri wagaragaje ko ubu bwicanyi bwakozwe kuva muri 1994 cyangwa se mu 1994 muri iyo teritwari gusa, bivuze ko
hatabariwemo abiciwe mu bindi bice. Uyu muryango wasobanuye ko ubwicanyi bwakozwe n'uyu mutwe washinzwe n'ingabo zatsinzwe exfal n'interahamwe byibasiye ubwoko bw'abatembo batuye mu midugudu irenga 20 kandi ko abarwanyi bawo basambanyije abagore 142 bagatwika amazu 790 mu rwego rwo kugira ngo FDLR idakurikiranwaho ibi byaha. Abarwanyi bayo bakoreye abatembo bageze muri Karehe bahindura izina ryabo biyita Nyatura cyangwa se MCDPN nk'uko raporo y'ubushakashatsi bw'uyu muryango ikomeza ibisobanura. ARPDP yagize iti byagaragaye ko abarenga 500 bishwe n'izi nterahamwe mu bice bituwemo n'abatembo. Ubu ngubu zamaze guhindura izina ryazo riva kuri FDLR riba MCDPN. Ubu bushakashatsi busobanura ko kubera guteranwa na leta ya RDC abatembo bafashe icyemezo cyo kurema imitwe yitwaje intwaro ibafasha guhangana na FDLR irimo Raia Mutomboki. Bati ubwo bumvaga baratereranywe na leta nyuma y'ububabare bwinshi, urubyiruko rw'abatembo rushyigikiwe n'abavuga rikijyana bafashe umwanzuro wo kwishyira hamwe kugira ngo barwanye abicanyi, nuko havutse Raia Mutomboki. ARPDP yasabye leta ya RDC kurinda umutekano w'abatembo mu gihe wugarijwe na FDLR no guha indishyi abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero by'uyu mutwe, kubaka inzu zabo zasenywe no kubaka ibikorwa remezo mu bice byose byakorewemo ubu bwicanyi. Uyu muryango kandi wasabye leta ya RDC gukorana n'u Rwanda nta buryarya kugira ngo abarwanyi ba FDLR bakiri muri teritwari ya Karehe ndetse n'abakomokaho basubire mu gihugu cyabo abakoze ibyaha bakurikiranwe n'ubutabera. Kuva muri 2022 FDLR ikorana n'ingabo za RDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe y'abazarendo mu ntambara yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi muri teritwari ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi wa teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Sami Kalonji uherutse kubwira abanyamakuru ko FDLR na CNRD iyikomokaho biri mu mitwe yitwaje intwaro 29 ihungabanya umutekano w'iyi teritwari. Mu gihe bigaragara ko FDLR ibangamiye umutekano w'ibice binini by'uburasirazuba bwa RDC, Angola iherutse gusaba ko habaho uburyo buhuriweho bwo kuyisenya, ariko leta ya RDC yarabyanze. Ibiganiro bya Rwanda byitabirwa n'abahagarariye u Rwanda, RDC ndetse na Angola byatangiye muri 2022 hagamijwe gushaka umuti urambye w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, ariko kugeza ubu ngubu nta gifatika kiratangazwa. Reka tuguhe ikaze kwa makuru twaguteguriye. N'amakuru rero arimo kuvugwa cyane, turibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Duhereye ku nkuru y'umugore wishumbaje cyane amukasi ijosi, turaza kukubwira uko byagenze. Nyamuneka ntujye kure kugira ngo umenye ubunyamaswa uyu mugore yabikoranye n'impamvu nyamukuru yatumye abikora. Iyindi nkuru ni inkuru ivuga ko umukobwa yasanzwe mu giti yapfuye, bikekwa ko yaratwite, kandi kuba yaratwite bikaba ariyo ntandaro yo kuba yiyahuye. Turaje tubikubwira nabyo. Ese abayobozi babivuze iki? Ese uwamuteye inda yaba ari watumye yiyahura? Turaje ubimenye hano kuri Today TV. Nk'uko umaze kubimenyera tukugezaho aya makuru mbere y'abandi. Rero fata isegonda rimwe ukore subscribe, ukande share ndetse utange igitekerezo cyawe kuri byinshi wifuza ko twahindura mu buryo tukugezaho amakuru
hano kuri Today TV. Duhereye kuri iyi nkuru y'umukobwa wasanzwe mu giti yapfuye. Ni umukobwa wo mu karere ka Nyanza bikekwa ko yari atwite, yasanzwe amanitse mu mugozi yapfuye. Byabereye mu mudugudu wa Bweru mu kagari ka Kirambi mu murenge wa Nyagisozi mu karere ka Nyanza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 23 Nzeri 2024 ahagana isaa 8. Amakuru umuseke wamenye nuko umukobwa witwa Mukasengimana Perethi w'imyaka 20 iwabo bavuye guhinga bamusanga mu nzu aho bikekwa ko yiyahuriye. Abatuye muri kariya gace bavuga ko basanze anagana mu kiziriko, ariko mbere ngo yabanje kunywa umuti w'imboga ari we usanzwe uzwi ku izina rya Rocket. Amakuru avuga ko yabanje guhamagara mukuru we wo kwa nyina wabo ngo afite ikibazo, amubwira ko atazi niba azagikira. Uwo mukuru we yavuze ko hari umuhungu wamuteye inda, nyuma bashatse kuyikuramo biranga, bikaba bikekwa ko icyo ari cyo cyamuteye kwiyahura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridio yatangaje ko inzego z'ubugenzacyaha zatangiye iperereza. Yasabye abaturage kwirinda kugira ibibazo ngo babyihererane, ahubwo ko bajya babiganiriza ubuyobozi cyangwa se inshuti zabo bizeye zikabagira inama. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro by'akarere ka Nyanza ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ku yindi nkuru twabasezeranyije kubagezaho ni inkuru ivuga ko Tumushime Pelagie wo mu karere ka Burera yakase ijosi umwana we w'umukobwa w'imyaka 6 maze yishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Byabereye mu mudugudu wa Tatiro akagari ka Cyahi umurenge wa Rugarama kuri uyu wa mbere tariki 23 Nzeri 2024. Umwana wishwe yitwaga Niyompanza Amaso Nikozisoni Esteri. Amakuru dukesha umuseke nayo yamenye nuko mu gitondo umwana yabwiye nyina ko atazajya ku ishuri, nyina arabimwemerera, birirwa baryamye. Nyuma uwo mugore yumvise ashaka kwica umwana we, amukura ku buriri amushyira hasi cyangwa se amuryamisha hasi, amukata ijosi n'icyuma arapfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama ari witwa Ndayisaba Egide yahamirije ikinyamakuru mu giseke dukesha iyi nkuru ko aya mahano yabaye koko. Yagize ati nibyo, uwo mubyeyi yihekuye, arubatse, afite umugabo ufunzwe. Byabaye uyu munsi saa 9 za mu gitondo, yishyikirije RIB. Icyabiteye ntabwo kiramenyekana, biracyari gukurikiranwa. Yasabye abaturage ko uwaba afite ikibazo wese yajya yegera inzego z'ubuyobozi zikabimufasha aho kugira ngo abiture inzirakarengane. Uwihekuye ari mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Cyanika. Ku yandi makuru twaguteguriye